impamvu hari igenda ugahura n'inka yavunitse, wagura inka yavunitse ukaba yigura make. Inka yo mu isoko kenshi binahenze, ugize ikirami nk'ikavunika ukayigura niho wungukira. Uyu nguyu ndetse n'ikimenyimenyi we nahamasanze mu gitondo barahageze, ninjira mu gipangu n'ubundi nkuko nabo bari mu gipangu. Urumva uyu nguyu ni inka we niwe wayiteye icyuma. Urumva nakubwiye yuko je ntunzwe no guhahisha amaboko yanje, nta kuntu umuntu wari we wese yamakazi ngo musuzugure, kuko je muri je byo gusuzugura akazi nta birimo. Akazi akariko kose ndagakora. Urayimpa byanze bikunze. Niyo se nayisha. Urayimpa nushaka kubwira abo bayibaze muyihagarike muyimpe. Muyimpe ibyo byo ntago bimbwira. Twahimana Jean Marie Vianney, abantuye mu kagari ka Nyamirama, murenge wa Ngera, karere Nyaruguru. Nkaba narabuze inka yanjye nivukishirije y'inyana, nkaba narayibuze kuwa 4. Kugeza kuri uwo munsi nari ntarayibona, ariko nyibonye bamaze kuyibaga. Nayibuze ninjoro, nararyamye, mbyutse nka saa 9 sanga ntayiri mu kiraro. Ndashakisha ndayibura, ariko uyu munsi nibwo nyibonye bayibaza. Habintwari Jean Paul. Tuye hehe akagari umudugudu byose? Ubaga kanya no Isave. Ariko aho nkomoka mu kagari ka Miyogoro, umudugudu wa Shuri, umurenge wa Huye. Ngewe no kuvuga ngo ejo nagiye ku muntu wa telefone iramamagaye arambwira ati rero hari umuntu mugiye ko afite inkangaha muri Mukura, tuze duhure muri Mukura. Nanaje hakiri kare. Uyu nguko yari yagiye mu mujyi, ngiye naraje nk'umuntu wenda narisanzwe wenda ahakazi. Ubwo naje nimugoro bumvikana ibyo amafaranga bumvikanye n'abari bayizanye, simbiza bumvikanye. None wararangije abahimba 15, nanjye nimugoro ajya kungurira icupa. Agiye kungurira icupa aratana nanjye ndataha. Mu gitondo nasindutse nkuko twari twanye gahunda, inka ndaza, ariko imbere yo kugira ngo magere nasanze uwo bita impango ari wayizanye, ari kumwe n'uno mugabo twicaranye. Ubwo nayo ndinjira nanjye nkinjira nk'umuntu wari waruje mu kazi n'ubundi. Inka niko kuyifata turayibaga. Nuko byagenze. Usanzwe ukora iki mu busanzwe? Ngesanzwe curuza. Curuza iki? Akabari. Ibyo kubaga suka bijyamo gute? Ibyo kubaga n'umuntu narisanzwe wenda mbikora, ariko nuko nene bivuyemo. Ariko yo mu ikiraka ndagitera. Je ntuye mu karere ka Huye, umurenge wa Tumba, akagari Karango B. Majambo make je ntunzwe no gukora ibintu by'ibiraka, nta kazi nshaka ko mbonye kose kama amafaranga ndagakora. Ibi ngibi bibaye akakanya jewe n'ubundi nakazi bari bampaye, bari bakandajeho mbese batangiye kuza kukambwira ejo ni mugoroba, na mu gitondo bampamagaye. Ikoranabuhanga rirahari no kuri telefone yanje. Uyu muntu babona ko yampamagaye ambwira ngo nze dukore ngo akazi vuba vuba. Je sinari nzi ibyo ari byo. Hano hantu turi ni n'ubwa mbere ndahageze, uretse ejo ni mugoroba nahaje, n'ubu ngubu mpari n'ubwa mbere mpageze, ntaho nza hari. Je narinje nje mu kazi. Mu byangombwa byawe tubonye hari by'i Burundi bimeze bite? Ibyangombwa byanje hari by'i Burundi hari n'ibya hano. Ibyangombwa byanje mfite ibitandukanye, hari ID hano mu Rwanda, hari na ID y'i Burundi, hari na ID y'ishure kuko ingeze no nagiye ku ishure ndiga. Wigaga hehe? Niga kuri Siko i Kanombe. Samudo. Ufatiwe mu bajura? Mfatiwe mu bajura, ariko je ntabwo ndi umujura, kubera ko nakubwiye yuko je ntunzwe no guhahisha amaboko yanje. Nta kuntu umuntu wari we wese yamakazi ngo musuzugure, kuko je muri je byo gusuzugura akazi nta birimo. Akazi akariko kose ndagakora. Nitwa Twagira Umukiza Clement. Clement, biravuga kuri gukoresha aya mabandi basanzwe bakwibira inka bakakuzanira, ayo makuru niyo? Uretse ko niyo twajya mu isoko ibintu no bwa mbere biba bisa nk'ibingonzi. Ubundi no mugabo yarampamagaye, uyu arambwira sinzi muramuye nomero yanjye, arambwira ati suri, ati nabwo ntigende mu mujyi mu kazi, ati ko ufite inka waza tukavura amafaranga. Inza nka 2:30.
inje mbona inka sindi bigure nijoro ndavuga nti njye inka nzayigura habona naje maze kuza inka ndayireba nsanga iraryamye inka barayibaga ndavuga nti njye n'ubundi reka mera nigere ku muhanda banze mukora ibyo mukora iyo aba ari nk'ibintu nari nzi ko yaba ari n'ibano ari kubwira herigisi kazi gapakira kajyana inyama kajyana inka none nimba ino risiki ibayeho nibwo bwa mbere iyi risiki mbayeho ubundi niyo wabaza mu isoko ibi bintu ndabitinya kuko namwe tujya tubafata usanzwe uzi inzira binyuramo ntabwo nibwo bwa mbere banza wumve kugira ngo ubage usanzwe uzi ko habaho kuyipimisha ukayibaga ubuyobozi bubizi veterineri yayisuzumye ni waje ngo nimukore ibyo mukora wowe urigendera wumvaga ubundi ugiye gukora iki mbese ujye nta mafaranga nabahaye niyo byanga ntari kubyihorera nta mafaranga nabahaye navuga nti mubage nishaka duhamagare veterineri azapime kuko veterineri mfite nimero ziwe akaza agapima nka tukajya muri laboratoire nta niyo azakumva bafite risike y'iyi nka nari kuyipakira nijoro saa 2:30 nahageze aha hujya nari kuyijyana nijoro ariko nabyanze navuga nti ibintu bitafite umurongo ntago ndi bubijyemo nzaza mu gitondo usanzwe uri umucuruzi w'inyama urabizi inzira bicamo kugira ngo mubone inyama no kugira ngo ndabizi izi ngizi zumvaga inzira biciyemo zemewe ntago zazemewe impamvu ari igenda ugahura n'inka yavunitse wagura inka yavunitse ukaba yigura make inka yo mu isoko kenshi binahenze ugize ikirami nk'ikavunika ukayigura niho wungukira nta kindi iyi wari wabemereye kuba ahangaha iyi nka agenda nabaha amafaranga ntibayibaga mutaravugana mwari mwumvikanya ngaho njyewe dore ngo uyumubaze nabwiye ko mu 150 uyu nguyu turazamukana mugurira mitsingi ebyiri ndavuga nti reka nigendere nzabizamo mu gitondo ntabwo nshaka kurara ndwana n'inyama uyu iby'inka uyu nguyu we azi aho yavuye ibyo kwitwaza uyu nguyu uyu n'igihe twabivuganyeho nimugoroba mwatara umuntu uhamagariye inka tujye kureba cye tuyihorere ati tugende turazana iyi myitwaza rwose ibyo nabahagararira uwo mugabo twazanye hari uruhare wumva bifiteho usibye kuba wari umuhaye akazi ko uyu mugabo nta ruhare afite kuko uruhare rufite uyu nguyu ari nawe ze nka yaturutse iyi nka nta nta nomero ye ngirage nta nimero ye ngira rebamo nimba witwa mushoramari konzi niyo ba telefone yanjye ntuzarayifite nusanga irimo nawe n'uyu kuri telefone ndavuga nimero z'imira telefone basanga atamamagaye ataraheje amamagara arya ngo hamagara ngiye telefone ifite uriya mugabo nibarebemo uyu mugabo wari uzi ko yoroye inka uyu mugabo reka mubwire ukuntu gahunda zimeze uyu mugabo yigeze gucuruza ku kamatyazo umugabo arahomba ajya mu bikwangari arashya baramufunga mujyana ku karubanda bagiye kwambura amande ye numva ndaramubuze sinkimubone ejo nibwo umuntu yampamagaye numva arampamagaye nabwira atese ko ufite inka waje ukayingurira ndavuga nti reka nzi inje nzanga nijoro nyine uko bimeze ibyo muvuze nta kintu arenzaho sanga inka sindi buyigure nijoro ndavuga nti nzaza mu gitondo habona ntabwo yagize amakenga ko maza niba ariye cyangwa ari indi ari mu gucuruza yambwiye ngo ahantu yayikuye ngo niba yayikuye aho ngaho i Nyanza ngo niba yayikuye nese namuzanaga muri famu yanjye hari inka nororera aha ngaha kare wamamagaye ntago njyewe se njye yanzanye wese waharari wanjye ko twese batuze nk'abantu b'abakozi batuze nk'abakozi twebwe mu ngubu uyu nguyu ndetse n'ikimenyimenyi we nahamasanze mu gitondo barahageze ninjira mu gipangu n'ubundi nk'uko nabo bari mu gipangu urumva uyu nguyu ni inka we niwe wayiteye icyuma urumva urayimpa byanze bikunze niyo se nayishe urayimpa nushaka kubwira abo bayibaze muyihagarike muyimpe ibyo byo ntabwo bimbwira barakwishyura ariko ntabwo baguha inka yawe ihagaze iyanjye mva oya n'indi none se byagenda twagura n'indi ndashaka inka yanjye ntabwo nambwira yashaka barayigura bayitonde ibyo barabijyamo mwari musize heru byari byarangiye wakubwira wowe eshatu twamufatiye ibaze kugira umuntu akore nk'ivumbi azijyane hariya muri
hariya mu Rwabuye ahita azishyira ku mukingo babwira umuntu azazigure duhita tubafatira umwe yirukanse azamura umupanga afatwa n'abaturage abandi babiri turabazirika turabafata ubu barafunze dore babanje no kuyitera icyuma mu mutwe bakokoye neza uko babishaka ariko Mana ushimwe ntacyo nibi birahagije ntabwo ari kimwe no guhomba rega nibi birahagije rwose ntabwo ari kimwe icyifuzo cyawe ni iki? ni ukuma inka yanjye nta kindi igasubira mu kiraro nta kindi isubira mu kiraro mbona inka yari mu kiraro kuko ikiraro byambaye ubusa kwa gatatu hari hapfuye indi reba niba bari bayijyanye ndashaka ko igicaniro cyanjye kitazima ibyo gusa